njye nganira namwe. Ikintu cya mbere, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kora subscribe. Nizeye ko wasoje. Ibintu mbafitiye rero, nta bintu bishyashya mbafitiye uretse ko ngiye kubatera story ya mbere. Muri mwebwe mwageze muri segonderi cyangwa se bamwe mwaranazisoje, muribuka bariya abantu bajyaga batuyobora muri refe, abayobozi bacu yaba baduhaye yaba bakibuye, byaba bitewe n'aho wize. Bariya abantu bakora muri dining, wibonere ibyo kurya barangiza bakugendaho nk'aho uri uwo muri FDLR. Ntabwo twabyibagiwe sha, ntabwo twabyibagiwe. By'amahirwe uramwikirana ku itabure abe yasoje, aba ataje kwiga, wenda yaratashye, ubundi usange babikuyeho ngo babijyanye ngo ku ntebe, ngo ubwo hari abashobora kurata. Ntabwo twabyibagiwe. Indi story, banza ukore subscribe niba utarayikora, urahindutse. Sasa rero abantu muba kuri iyi mihanda, yewe imihanda nayigezeho 2020, ubwo nayigezeho. Ariko abantu bigize ngo intare iyo batagushatse kuzamuka ntuzamuka. Ese turiho kuko mubyifuza, no kuzamuka tuzazamuka. Ikintu rero mbafitiye muri iyi minsi, mube tayari, ibintu bigiye guhindura isura. Ntabwo bacu tujya turisha ibiyiko birahari, ariko ntabwo tujya tubirisha, turisha intoki. Mubwira ngo nawe nimba uri kurya bon appetit, nimba utari no kurya wihangane, Imana iraza kukugenera ibyawe. Nanjye ndi kurya ibirayi ariko nabuze isosi. Na isosi nzayirya ejo. Ibintu bigeze bikubaho ugasoza guteka wenda ifiriti, ukumva urahaze, ukumva isosi ntayo ushaka, byandika muri comment nimba byarakubayeho. Anyway, tugarukire hano, ariko nizere ko ntaze gukora subscribe. Nta kuntu wajya kureba ibintu byo muri Congo ngo nahirwe kureba n'iyi video ngo uyisoze. Naho ubutaha.